amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora, ntabwo ari iminsi myinshi, bijyanye na videwo, amashusho amaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi ntabwo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara yitwa Gatare Edimo. Uyu muso nabesha kumva yatumye abantu bakinya 38 Romi wafashe umukobwa twebwe ntabwo niwe wabikoze amakashikosha niyo hagati wambaye agapira k'ubururu niwe wambaye cya gipira witwa Gatare Edimo ariwe alias bashaka amazina yabo bakoresha, alias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul alias Muchezaji cyangwa Boku w'imyaka 40, bafashe umudamu witwa Mpinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara kuko ni matuye hariya hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko naberetse mbere, umwe muri bo ariwe Rurangwa Jean Paul niwe waje kumufata amukubita hasi, amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi gatelefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude niwe wamutemye n'umuguru. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari gutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa ukamubashakira amazina kugira ngo amazina yenda afite. Mwana Eugene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Mpinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, mwarabibonye, ku kuboko hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara baritse, bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo baravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nk'uko nabibasobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatare Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu buke mu gitondo barababwira bati uyu munsi dushaka mugire icyo mumubwire, hari ibintu twakoze bitari byiza. Cyane cyane nabo bamaze kubona utuvido dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuva ubwo umuntu twakomeje kubashakisha dufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru,
byageze ku mugoroba mu masaha ya saa 12 saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo Hakizimana Jacques alias Claude yari avuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2, yari akurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatare Edimo alias Black we ari wa wundi wafashe uriya mudamu, nawe yari avuye muri gereza aho yari akatiwe imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari mu Rwanda barangusa, we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi mu myaka itambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye afite umugambi wo kujya Kinyinya, nabo bari bafite uko bashaka kwiga. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo ni uko turabizi ko abanyarwanda benshi nk'uko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iri gukora kuri ubu bugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi ko mpamvu n'utwo tubona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero muri urwo rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi n'inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibi, ariko turiho turakora icyo dushinzwe nka polisi, kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga ari Maniriho kugira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinari nzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo iravuga ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko si uko abantu batabaye, abantu bari bararinze, ahubwo ni uko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka kumwaka utwi yari yakoreye. Rero ari Maniriho, ari Nyampinga na Maniriho bose baravuye barataha, bameze neza, turabakurikirana. Nanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Nayo twabatumiye rero kugira ngo mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso ku buryo abantu batabasha kubibona cyangwa ku. With the Saudi Central Bank investing $30.5 million in silver, SLV. Kubimenya neza, ariko mu by'ukuri turahari no kubw'abanyarwanda, ni kubw'abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda. Turashimira abaduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye atugira akamaro. Ntabwo nabura no gushima n'abafashe video, wenda kuko video naho hari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Iyo uza guceceka ntihagire amashusho aza, wenda byari twari kubafata, ariko wenda ntibyari bitabyihuta nk'uko bikwiye.
ariko dushime n'abatabaye burya nariya mahoni yavugaga nubwo batinye kwegera ariko amahoni nabyo yatumye bagira igihunga ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite kuko uriya mu matemaga ntabwo bavanga baramutemaga ngo abeho ashobora kuba ari no gupfa ariko bashobora ko na ziriya nariya mahoni yavuze na ziriya nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bafite cyangwa batabakomeretsa cyane uyu munsi bakaba barabasha no gutaha ibyo nabyo ntitwabura kubashima rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi ariko turahari turi maso ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite no kumufata tukamugeraho turabufite reka mbere abanyarwanda bose batuzi polisi irahari ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta mwihisho nta naho guhungira biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari wose turabufata ni byiza rero ko kwishyira ngira ngo uko mubabonye ni abantu bafite imbaraga ni abantu bafite sante si n'abantu bavuga ko bafite aho batuye bafite ko bashoboraga kubaho bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo ariko nyine bashyitsemo gufata inzira y'icyaha ubwo nta kundi bazakurikirana uko bikwiye rero abandi bakorana bose cyangwa n'abandi batekereza gukora nk'ibyo bakora ibi bibisomo bibereke ko uzabigerageza wese azafatwa kandi akabihanirwa. Nitwa Solange Umurerwa, umunyamakuru wa RBA. Ndashaka kumenya se iki cyaha kibahamye bashobora guhanishwa ikihe gihano, hanyuma ibi byaha biri kugenda byiyongera muri iyi minsi. Mwari mukomojeho ko muri tayari cyangwa se mwiteguye n'ubundi gukurikirana bagira ababa bafite ibyo bitekerezo, ariko se ko bigenda bisa n'ibyiyongera muri iyi minsi, hari gukorwa iki cy'umwihariko? Sinzi ko byiyongera cyangwa ari uko wenda itangazamakuru bigaragara nk'ibyiyongereye, ariko sinzi ngo byiyongera biva hirya byavuye ku biro bingana bigera ku bingana. Ntabwo mu by'ukuri icya mbere mbereye ku kibazo cya mbere wari ubuze bahanisha imyaka ingahe, icyo tugiye rekere nizicaye igakora dosiye ikayitunganya ikamenya inyito y'icyaha ishobora kuba atari kimwe cyangwa ari byinshi, gukomeretsa, kugambira kwica, ubujura, rero ni byinshi. Rero ubwo ngubwo bisaba umunyamategeko yicare, niyo mpamvu uyu munsi tubazanye tutarakora dosiye. Tuba twakoze dosiye turavuga ati bitewe n'uburyo kategorizasiyo y'ibyaha afite abantu bashobora guhanwa muri ubu buryo. Aho turi muri sosiyete, ntabwo sosiyete wavuga ngo izabamo abere gusa abantu beza. Birashoboka ko mu nguni z'abantu babona ko bisa nk'ibyiyongereye, ariko twebwe tubona byaragabanutse cyane. Byaragabanutse cyane cyane ugereranyije n'iminsi yatambutse. Ahubwo ni uko wenda uburyo bica ku mbuga nkoranyambaga bihita bifata iriya situation igaragara nko abaye byinshi, ariko kuri twebwe ibintu nk'ibi mu by'ukuri ntabwo twari tubiherutse. Ariko n'ibyo bike bihari ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, byakabitana hari pe, nicyo twifuza. Ingamba zihari rero ni ugufatanya n'abaturage, ni guhana amakuru, mu by'ukuri ni ukutwereka uko aba bantu badutuyemo. Aho mbabwiye aha ngaha mvuze ntugire ngo batuye mu kigo, baturanye n'abantu bafite abaturanyi, ariko ntibyagutangaza ko ubu nuko bafashwe ejo nidukomeza iperereza dushobora gusanga hari umuntu ukubwira ati ariko abantu hari icyo nari mbaziho. Rero icyo ubaziho twebwe kiduhe, ntabwo tumufata kuko tuzamufata ari uko tubonye ko ibyo uvuga bifite ishingiro, tubuze n'ibindi tuburizemo bitaragera aha ngaha. Birashoboka ko aba ngaba mu by'ukuri twari ko twarafashe mbere, kuko kubona umuntu ukora igikorwa nk'iki ntabwo bavuga ko wenda aribwo bwagashoboka ko n'abandi bakoze, kuko bari bafite n'undi mugambi wo kujya ahandi. Rero amakuru duhawe nubwo hari abayibabariyemo, ariko mu by'ukuri mbabwiye ko n'ikindi tuburijemo. Ibintu nk'ibi rero birashoboka, naho ubundi ibyaha nk'ibi mu by'ukuri navuga ko byari bimaze iminsi byaragabanutse. Ibindi muvuga ni bya bindi wumva ngo urugomo yakubise kanaka. Muri sosiyete sinavuga ngo tuzicara umwe ntakubita undi, tuzicara umwe ntibatongane, ariko ziriho kugira ngo zikurikirane, noneho bibere isomo abandi, bicubye n'abandi, ubundi ntabwo twavuga ko bizamuka.
umuntu akaba yakibaza mbere na mbere ngo ntibyaba ari ikibazo gikomeye niyo abantu bafite imirimo yindi bakora nk'iy'ubucuruzi bishora mu byaha nk'ibi ngibi, niba ko mwaragenze mugasanga ibyo bavuga by'imirimo basanzwe bakora ari ukuri. Bakibaza ngo kuko ngira ngo si n'ubwa mbere polisi ifasha abantu igasanga n'ubundi bafite records z'uko bigeze gukora ibyaha n'ubundi bisa n'ibyo baba barafungiwe, ndetse ndibuka n'igihe bize kutwereka abantu bigeze kwica mu Kicukiro, bavuga ko umugambi bawucuze bafunga muri gereza. Nubwo polisi atariyo igorora, ariko irongera ikagira inshingano zo gukumira ibyaha bikorwa n'abantu baba barageze kuri ibyaha bakagororwa. Niyo ugiye mu makaritsiye benshi usanga bahangayikishijwe n'uvuga ngo kanaka wa wundi yakatiwe imyaka 2 ubu arabona amezi 5 naza none ntabwo tuzamukira. Aba bantu amaherezo yabo ayahe n'ibyaha cy'ubujura, icyaha cy'ubugizi bwa nabi, bakora igihano bakakirangiza ariko bagasubira muri sosiyete n'ubundi bigaragara ko rimwe na rimwe babaye babi kurenza n'uko bari bameze mbere. Ndetse n'uyu muvuga yuko wadafite records ugiye gusanga abagizi ba nabi akenshi usanga bafite n'imyirondoro irenze umwe, ku buryo ushobora gusanga nawe yarigeze gufungwa. Hari abo tujya tubona ugasanga yafunzwe imyaka myinshi ariko ari abantu benshi batandukanye. Ibi bintu by'abantu bafungwa bakava muri gereza ariko babaye babi kurushaho, polisi n'izindi nzego z'umutekano muteganya kurwana nabyo gute? Urakoze Theo. Ikibazo cya mbere cyo nabwiye ko iperereza rirakomeje. Ibyo bivugiye ntabwo ari hamwe. Ibyo bivugiye ngo ngengo n'inkora ibisi hamwe n'ibintu cyene natwe kuverify ibintu turebe kurwa nimba ari byo kuko babikora. Ariko nano nta gitangaza gihari kuba yumva umuntu akora ibikanda n'umushura. Ibyo bibaho ntabwo kuri twebwe byaba ari bishya kuko ni ingeso wenda niba ari kuko wasanga bifite kuko yabikuye mu byo yari ibyo n'urugero niko bitekereza. Ariko ibyo ngibyo ni ibyo bivugiye nababwiye, ntabwo ari ibyo duhamya. Ibyo ngibyo ni bisaba ko tujya kubanza kureba koko nimba ari byo. Nawe icyo warubaje ikindi, nibaza ko abantu bose bafunzwe mu Rwanda muri gereza uko basohotse siko baba babi. Harimo n'abaza bagahinduka bakajya muri sosiyete bagakomeza kuba ubuzima bugakomeza. Ariko nanone ni kimwe n'uko dufite n'abadafunzwe bari haza wenda batari bizi tutaranafata cyangwa tutaranaregerwa twese tutazi. Nkuko nababwiye iyi ni sosiyete, nta sosiyete wavuga ko izaboramo umuntu utandukanye n'abandi. Kimwe no muri gereza ni indi sosiyete. Sinzi ko baragerageza bakagorora bagakora ibyo bakora mu buryo babikoramo. Iyo tuvuge muri 100 havuyemo 20 cyangwa 5 bakamera nabi, ntabwo twavuga ko nta gikorwa. Gusa nyine icyo ni ikibazo mu by'ukuri kigomba gukurikirana. Kuki umuntu yagiye agafungwa akagaruka agakomeza niba yakoraga? Ubwo ngubwo nta nyine bihita bihinduka ingeso. Burya hari ikintu mu bahanga bize kigonoje bita mu ndimi z'amahanga recidivism. Burya byabaye kucyo nyine we babaho agahora asubiramo icyaha nyine, ukamubona agasohoka agasubiramo, ukamubona agasohoka agasubiramo kugeza nyine igihe abantu bigerwaho bakambika ibikomo. Kamugu turazi waratunaniye tugiye kwambika igikomo ugenda ahantu tuyibona ubwo ndavuga mu bindi bihugu. Ariko kuri twebwe nkuko bivuze bizafata nyine ko inzego zikora zikabiganiraho zikareba niba uyu mubare uko ungana ukirwaho isasoka bangahe, hakira bangahe, abavamo bikangani bangahe, hanyuma hakorwa iki. Ariko mu by'ukuri sinakwicara nemeze ko nta gikorwa kuko abasohoka muri gereza ni benshi, abasohoka mu bigo ngororamuco ni benshi, kandi siko bose bahita bagaruka mu mpuze mu bugizi bwa nabi. Gusa iyo hagizemo ubu bitagenda neza ntibikunde akitwara uko yari ameze cyangwa nabi kurushaho, ubu nta kundi tubere turi akazi kacu.